Muraho bantu b'Imana nimukomere, twongeye kunezererwa no kubasuhuza tubaha n'ikaze kuri Mwigengesero TV, tubifuriza umwaka mushya wa 2026. Turashima Imana yabanye natwe mu bintu bigoye bitandukanye abantu bagiye bahura nabyo. Yohana niwe wandikiye bene data, arabandikira ati bene data dusangiye amakuba no kwihangana. Uyu mwaka wa 2025 abantu bawuhuriyemo n'amakuba, abantu batakaje abantu babo, ari abakomeye n'aboroheje, bakuwe mu mubiri mu buryo butandukanye. Ariko shimira Imana yabarinze, wowe ugifite amatwi ashobora kumva ukagira ibyo wumva, ugifite amaso yo kubona ukagira ibyo ubona. Imana ihimbazwe yakurinze, natwe twese ikaturinda. Twagiye tubona ibintu bitandukanye muri uyu mwaka. Twawubonyemo inyatsi twayivuzeho. Inyatsi ku bantu yagiye itwara abantu ibintu mu buryo bw'amaherere, mu buryo bw'amayoberane. Ariko iyo usomye agatabo k'umugenzi, hari akayira ngo akayira k'intumbi, hari akayira k'intumbi ngo hakabaho n'akayira k'inyatsi. Utwo tuntu twose abakristo bahura natwo iyo bari mu rugendo. Natinze rero, mbifurije kuzagira umwaka mushya muhire wa 2026, umwaka Imana izawubarindiremo, nanone izababera umuyobora, izabafashe kandi izababe hafi. Imbabazi zayo ntizizabaveho. Reka dusenge Imana. Mana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwaka turiho dusatira gusoza. Umwaka wabayemo ibintu bisharira ku bantu batandukanye, cyane ko twagiye tubyumva tukabyumvana na bamwe, ariko ntiwabuze kuba mu ruhande rwacu. Niho Pawulo yavuze ati niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde? Tugushimiye rero ibyatubayeho, kandi tukuragije n'ibizatubaho mu mwaka wa 2026. Uzatubera umuyobora, uzadufashe muri byose. Rero dusengera ijambo tugiye kuvuga kugira ngo ridushyigikiremo, kandi umwuka wera aridufashemo mu izina rya Yesu, amen. Amagambo y'Imana ngira ngo tuganire ni amagambo ari muri Zaburi igice cya 144. Pawulo nayavuze ngo Pawulo ndamukunda cyane, ahubwo ni Dawidi. Yaranditse ngo Uwiteka ni igitare cyanjye ahimbazwe, wigishije amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana. Niwe mboneramo imbabazi, kandi ni igihome kinkingira, ni igihome kirekire kinkingira. Ni umukiza wanjye, ni ingabo inkingira, ni uwo niringira, ni wo ngomorera ubwoko bwanjye ngo butegeke. Imana ihabwe icyubahiro. Dukunze gukunda amagambo y'ubuhanuzi atubwira ibyiza, atubwira ibihugu twanyuramo, atubwira imigisha twabona. Ariko ijambo rikomeye abantu b'Imana bagiye bahishurirwa ngo iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe cy'intambara. Dawidi rero yandika aya magambo yaravuze ngo Uwiteka ni igitare cyanjye ahimbazwe. Igitare gitandukanye n'urutare. Hari urutare hakaba n'igitare. Igitare kiba kimeze nk'umusozi, aba ari ikintu gishashe hasi. Ariko urutare ushobora kuruterura ukarudeplasa, ukaruvanaho ruri ukarujyana ahandi hantu. Noneho rero igitare cyo aba ari nk'ahantu kiba gishashe, urakimena kikagumaho, ugasanga no hasi kiriyo, mu mpande kikaba gikomeje. Icyo nicyo bita igitare. Noneho urutare ni ikintu gikomeye, ariko nacyo kivuga ibuye.
rero Uwiteka ni igitare cyanjye ahimbazwe. Igitare n'urutare biratandukanye. Wigishije amaboko yanjye kurasana. Hanyuma rero aba bantu batubanjirije kubera ko basengaga, bafite ukuntu babonaga Imana. Bafite ukuntu babonaga Imana, nawe Imana ikwihishurire, uba ufite ukuntu uburyo wayibonamo. Ufite ukuntu uburyo wayibonamo, yabonaga uburyo ngo imukingira, noneho ngo Imana nanone yaraje ngo imwigisha ukuntu barasa. Ukuntu barasa, ukuntu barwana intambara, ukuntu abana b'Imana barwana. Batandukanye batandukanye n'abandi bantu. Mperutse guhura n'abantu, umwe yari umusinzi, undi atasinze. Bapfa amafaranga igiceri cy'ijana, inaha cyo kigura ndumva ari bombo, ikindi kintu kigura ni kibiriti hari. Noneho umwe yaramubwiye ati urampa igiceri cyanjye. Ntabwo ndavuga icyo bari bakiguze, aho reka mpazigame. Noneho umwe arahagurutse ati turafatana, ati icyambere wanyoye, muri uko kunywa kwawe ntabwo urava aho utampaye igiceri cyanjye. Hanyuma mbona bibaye birebire. Noneho buriya abadayimoni ni abagome. Ni abagome buriya uko babona, turavuga ngo abadayimoni ni abagome, ariko ubugome bwabo busohorera mu bantu. Umuntu ashobora kugukorera ikintu ukagira ngo ni umuntu ukigukoreye, ariko ari umudayimoni umukoreyemo. Mbona abantu baratangiye barahuruye, hirya habaturutse abagabo, haba haje abagore, nuko mbona intambara igiye kurota ku giceri cy'ijana. Noneho nibwo nabwiraga mwene data twari duhagaranye, namubwiye ntiwarebye abadayimoni ukuntu bateye, reka dutabare hakiri kare. Nari mfite amafaranga, mfata igiceri cy'ijana ndakihereza wa muntu, ndamubwira nti dore isaha amafaranga muri gupfa ntakira. Ntari kumubabarira, urabona ni umusirimu, ntabwo yabuze amafaranga ijana. Yatinga ibyo ntabwo yabinzanaho. Nuko amafaranga ndayamuha, wa muntu ahita agenda. Noneho ikintu cyantangaje, nari nzi ko atamenye, nako atambonye. Naho uko nagendaga we yankurikije amaso, arankurikirana ahantu nagiye, ngiye kubona mbona arahansanze. Arambwira ati ndagushimira ikintu nkoreye, ati ntabwo nabuze amafaranga yo kwishyura ririya jana, ahubwo nuko nasinze, wabibonye nari nasinze, atari ko mbonye ukoze ikintu cy'ubutwari. Ubwo butwari rero bw'igiceri cy'ijana niho ubwo impamvu mbahaye ubwo buhamya, naha Dawidi yabwiye abumva cyangwa se abakurikira ngo wigishije amaboko yanjye kurasana, n'intoki zanjye uzigisha kurwana. Kurwana rero yavugaga ntabwo ari uguterana amakofi. Kurasana hari ukuntu urasa umuzimo ukaba uramuhamije. Nigeze gusanga umuntu inzara iri kumurya nanone, hanyuma ndamubwira ngo nano nkubwire. Ndagenda ngura ibyo dusangira turarya, nari mfite n'udufaranga ndangije ndamuha. Arambwira ati ati ndahembutse, ati wari uzi ko maze iminsi 2 ntarya? Ndamubwira nti nabibonye, nti umuntu umaze iminsi atarya ntabwo wamuyoberwa, ntubirebera mu misaya ye. Imisaya ye iba ifite ukundi kuntu imeze, kandi ikindi imirebere ye, iyo areba ubona amaso yaciye bugufi. Nubwo waba uri umunyamahane ute, iyo udaheruka kurya utera imbabazi, uramureba ukabona mbese ni umumarayika. Dawidi rero yaravuze ngo Uwiteka ni igitare cyanjye ahimbazwe, wigishije amaboko yanjye kurasana, n'intoki zanjye kurwana. Niwe mboneramo imbabazi,
mu Mana, Imana yatubikiyemo imbabazi. Ducumuye yatubikiye imbabazi. Duhemutse yatubikiye imbabazi. Niwe ngo aboneramo imbabazi. Naha umuntu agera abantu ukababura, ukayoberwa ahantu bagiye, mu gihe tubuze inshuti tuguma no kwizera. Yesu ni we nshuti nziza izahorana natwe. Ni indirimbo ya 15 mu Gakiza. Hari igihe inshuti zigenda, abavandimwe bakagenda. Nari ndi kuganira n'umuntu wakoze ibyaha bikomeye, ararwana, baramufunga, bamukatira imyaka 3. Yakundaga kugira iminsi mikuru nk'iyi ngiyi kuri Bonane, akagira iminsi mikuru ngo y'igihe y'amavuko yavukiye. Yari umucuruzi, afite amafaranga, agatereka abantu bakanywa, nuko. Noneho ndaganira n'umuntu we avuye kumusura, ngo yatunguwe no kubona yarafunzwe, ba bantu bose yaterekaga, habe n'inyoni yigeze abona iza kumusura. Niho rero Dawidi we yabonye ngo mu gihe abantu babuze, mu gihe abantu utakibabona, mu Mana aho uzakomeza kubonamo imbabazi zayo. Kandi ni igihome kinkingira, kigukingira iki? Kigukingira amakuba, kigukingira abanzi, kigukingira ibyago n'ibindi bindi bitandukanye. Ngo ni igihome kirekire kinkingira, ni umukiza wanjye. Wakwibaza uti se kuki yavuze ko ari kirekire? Bivuze ngo hari ibintu bishobora kurira, bikurira. Buriya dayimoni ni nkurubana. Kera ngo hari abazimu bazaga bisize umuravumba, akaza akagusharirira kabisa. Dawidi rero yabonye ngo abadayimoni bajya burira, imbaraga zurira zishaka kuri inyuma y'iki gihome, ariko ngo zigasanga ni kirekire. Imana ihabwa icyubahiro, zuriye zigahanuka. Rero nshuti z'umusaraba, twagira ngo tubabwire ngo Imana ibabe hafi, Imana ibabere igihome muri uyu mwaka wa 2026. Ni umwaka urimo umuseke, ni umwaka urimo umuyaga w'ishuheri, ariko abiringira Uwiteka uwo muyaga Imana izawubarinda. Turabashimiye rero mwe mwabanye natwe, abagiye badukurikira, abagiye baduhamagara, abagiye badusangiza mu buryo butandukanye. Twababoneyemo ibyiringiro n'ibitsikamutima. Imana ibahe umugisha, kandi Imana izakomeze kubashyigikira muri byose. Reka tubasengere, tubashimire Imana, tubasabire umugisha. Mana yacu, dusabiye umugisha umuntu wese watanze umwanya akadukurikira, agakurikira ibiganiro twagiye dutanga. Tumusabiye umugisha. Dusabiye umugisha ababuze umwanya, dusabiye umugisha abakene. Uyu mwaka uzabaramburira amaboko Mwami, uzabagirira ubuntu. Kandi dusengeye itorero kugira ngo urishyigikire, uribe hafi, cyane cyane twebwe abari inaha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nta wundi waturengera, udutwikiriza imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Amen.